ishyira Adamu mu Edeni. Imana ishyira Adamu mu Edeni. Imana ireba ibyo yaremye, ireba aho yaremye, maze isanga ikwiriye no kureba umuntu. Iramurema. Ushobora kugurisha amababi yabyo akaba ifumbire. Ibyo byose mwumva ko ari ibintu bizabagirira umumaro. Rero tukaba twiteze ko iyi gahunda nimuyikurikiza, abafite imirima mugateramo ibiti bihagije, mugateramo imbuto zihagije, mu mirima yanyu mugateramo ibiti bivangwa n'imyaka, nta kabuza yuko muzasarura. Nimusarura mukeza, ya Edeni Imana yifuje kubona izayibona mu mitima yanyu, izayibona mu ngo zanyu, izayibona mu bana banyu, Imana izayibona mu miryango yabo. Iri ni ishyurirwa rikomeye, bavuga ngo ni umuntu wabitekereje, ahubwo ni igisubizo Imana irashaka kudusubiza. Kugira ngo twese aho dutuye, aho tuba ni mu Rwanda, ariko twumva n'amakuru y'ahandi. Ubona ko igihe cyagiye gihinduka, hari umuntu ucyizera ijana ku ijana. Usigaye kubaho mu bihe bimeze nk'ibiduhugukiye. Ibi byose ni ingaruka z'ibikorwa byawe. urugero ivamo imishombo ugasanga muri wa murima ukabihangirwamo imishombo, ukavamo ubwatsi bw'inka, icyo gihe ukabona ifumbire izahura wa murima wawe. Duhinga imirima yacu, twamara kuyihinga umuhanda tukawufata nk'aho ntacyo tumariye. Ibyo twahinze bikamanuka bikagwa muri wa muhanda hamwe amazi anyura, nyamara iyo imvura iguye bya bindi biragenda bikaziba za nzira z'amazi, ukangiriza bya bindi twagize gute twahinze, ugasanga n'ubundi ntabyo usaruye. Irangije gushyira muri Edeni, iramubwira ngo ibi ngibi bizagutunga, ariko icyo utemerewe ni iki ngiki. Imana imaze kubashyira muri Edeni, Satani nawe araza arabashuka, ashuka Eva. Cya giti ugitere uzi neza yuko ushobora kukibyaza umusaruro, ariko mu by'ukuri kinagufashije kubungabunga umutekano w'ubutaka bwawe kugira ngo budatsuka, sibyo? Ndabashimiye cyane ko mwinjira mu buzima bwacu bw'igiturage, byabaga n'andi matora ariko yajya bigenza cyane kurusha, kuko mu by'ukuri nubwo bimeze gutyo iby'ijuru n'iby'ijuru, ariko n'iby'umubiri birakenewe kugira ngo tubivanga bigende bitugirira akamaro mu buzima busanzwe murakoze. Ushobora kujya guhinga rero hari uwo turuvana ari muri pipiniyeri, uri Imana Mana, uri Imana nyamana, ejo ukabona biri kuzamuka gutya, wishima Imana nawe ushima Imana. Kandi Imana ibitubwira ngo tubikore, iyo twiryamiye niyo igenda igasunika iriya mizi igafatamo, niyo isunika ziriya mbuto twebwe ntitwabishobora. Rero byinshi bikora twiryamiye, niyo mpamvu tuza kuyikora tuza no mu nzu yacu kuyishimira. Icyifuzo cyangwa igitekerezo, iyi gahunda ni gahunda nziza cyane, ikatugeraho natwe mu bigo by'amashuri, twakwishima tugashima Imana. Murakoze. Ukabaza umutekinisiya ureba ubuto twatambagiza kuri uriya musitari w'amashuri, ku buryo umuyaga utazadutwarira ibisenge abana barimo bakangira. Bo murabizi ibidukikije tubirakaje, birarakara, kandi iyo byarakaye biza bivunagura, byo nta mpuhwe bigira. Cyane cyane ko bituremeye ngo bijye bidutunga ku manywa na nijoro, maze natwe tugire imbaraga duhere ko duhimbaza Imana.